Yes, mbere ya byose tubanje kubasuhuza mwebwe mudukurikiye kuri iyi TV Zabayo Tita, murakoze cyane. Mukundire Jean Marie Vianney. Turi kumwe rwose ahangaha na Mukundire Vianney nkuko tubwiye. Mukundire Vianney, uraho neza? Uraho. Harya basigaye baterana pisi kubera covid yaje. Ariko umunsi nta bwirinzi wazanye. Cyumvikana cyafashe za nkingo zose nta na rumwe wigeze utaruka. Niko bimeze. Yes, turabashuje rero mbere ya byose tuje gukomerezaho n'ikiganiro cyacu. Dushimiye cyane abantu bagomeje kudukurikira mukora subscribe kuri channel yacu ndetse muduha na like. Uwiteka agomeza abaho umugisha. Mukundire Vianney, mbere uko dutangira iki kiganiro hari ikintu wabwira abantu badukurikiye? Nabwira abantu badukurikiye ko uyu munsi ari umunsi wa weekend, turimo twitegura kuryoshya cyane muri weekend niko twabyita. Ariko mbere yuko twitegura iyi weekend twabanza tukabaza Zabayo Peter ati gute umuntu akundwa yapfuye, ese ibintu bishobora gute we abantu gukunda? Arakoze cyane Mukundire Vianney, kandi twese twemeze kunyoterwa na weekend muri rusange, twese turi kumwe hanga kuri YouTube channel. Yes, arakoze cyane. Baje ikibazo ngo kubera iki abantu bakunda umupfu kurenza umuntu wagize gute, kurenza umuntu muzima. Umuntu arapfa ugasanga umuntu bamupostinze yaba yapfuye rwose, ugasanga abantu nibwo bari kujya barira bakajya bamwereka ibigwi kandi atakiri ibyo bigwi atakibibona. Ariko byo mu by'ukuri ko Imana nanjye nkibaza ngo kubera iki umuntu bamupostinga ari uko yagize gute yapfuye. Bavandimwe rero turi kumwe na Mukundire Vianney hanga afite igitekerezo yatanga, afite n'uburyo ki yavuga kuri icyo kintu, kandi namwe musanzwe mukizi kabisa. Nkanjye uko mbyumva, impamvu umuntu usanga epostinga yapfuye, umuntu ari muzima ntabwo bamwereka urukundo, ahubwo bamwereka igite yapfuye. Kandi icyo gitekerezo numva ibi bintu byaguye gucika, yaba ari muzima yaba yapfuye, aho hose twite ukamupostinga, kuko iyo umupostinze yapfuye umwereka ko nyine umukunze yapfuye. Ahubwo ngiye numva ndetse yanapfuye utagakuye no kumupostinga, ahubwo akamupostinza kiriya kibibona bigaragara neza. Niba ari urwo rukundo ukarumwereka kiriho, niba ari ibyo bigwi, niba ari uko kumwishimira ukabimwereka kiriho, pana kumwishimira ari mu isanduku bari kumanura kugeza ubwo mwishimiye n'amarira akabura. Ni ukuri ko Imana nta rukundo mutwereka aho ngaho. Bantu rero mudukurikiye ako kantu mugakosore cyane, ni ukuri rwose tugaho umurongo dukunda bariho abapfu, tureke kugira gute kubakunda cyane yuko umubiri wamaze kugira gute kubora. Ndumva ari umwanzuro twafata. Hari ikindi warenza? Aho nta kintu narenzeho, ni ukuvuga. Okay, hagati y'ibyo rero turagarutse kuri faze yacu, turi kuvuga ku kintu kijyanye n'abanyeshuri bagiye bata ishuri. Mwese murabizi kandi koko ni igihugu ni inshingano zacu kubivuga. Rubyiruko mudukurikiye, turagira ngo rwose twongere turebe se nyirizina via mu by'ukuri abanyeshuri bavuye mu ishuri koko hari icyo biziho, cyangwa ni amagambo yenda abatumvikana atanumvikana, ndetse ibyo bintu hari icyo wowe wabiziho? Murakoze. Ibintu byarabaye, abanyeshuri bamwe na bamwe bagafata igitekerezo cyo kuva mu ishuri bakareba ngo imyaka bafite ngo reka ngo ni myinshi ngo ntibemerera kwiga. Ariko nkanjye y'iki numva ko iyo ngibyo atari ikintu cya mbere wafata nk'ikintu cy'iturufu. Ugomba kuza kwiga kuko ishuri ni ingirakamaro kuri leta yacu y'u Rwanda. Yes, arakoze cyane. Kwiga ni ingirakamaro, mwese murabizi bavandimwe, babyeyi mudukurikiye, namwe ndetse bayobozi b'ibanze, namwe mufite uburezi mu nshingano. Ni ukuri rwose ibi iyo turebye hanze birababaza guhura n'umwana utakarabye, utoze, umwana uri gusa nabi kandi yagakuye kuba ari ku ishuri. Mudufashe dukora ubuvugizi, bibe byanjye nawe, njye nawe nidushyira hamwe, ugahera hirya nanjye ngahera hino, tuzahurizamo hagati kandi tuzubaka ikintu gikomeye cy'ingirakamaro, kandi tugire ejo hazaza turi kubaka n'u Rwanda rw'ejo hazaza rufite ireme, rufite n'ishingiro muri rusange. Ariko bavandimwe, mudufashe, dufashanye, dukorane hirya no hino, dushishikarize abana gukunda ishuri. Turashimira leta ya Repubulika Paul Kagame y'u Rwanda ishinzwe, tugashimira na minisitiri ushinzwe uburezi mu gihugu ko yashyizeho kugarura abanyeshuri kuza ku mashuri. Ibi bintu ni sawa, ntacyo twabivugaho, ntacyo twabinengaho.